Si pirate urajyayo reka mwana njye ndimo nihuta dore ndi gutangwa n'amasaha dore saa moya zigiye kugera. Ese ubwo waje ukanadusuhuza kweri usigaye ugenda utanadusuhuje? Sha ntacyo reka nze mbasuhuza ariko ndimo nirukanka ntanguranwa n'amasaha. nawe ubundi se sha nibyo nakubwiraga nyine pe nibyo navugaga. none se ntari bito hano n'abaye umuturage nubireba se niyasi birimo ingaragu makuru ni yayandi asanzwe twavugaga. none se wa mama kuri wa mushuti wawe umwe muturanye munsi yawe wa mugore mwurashye n'igiceri cy'ijana umwe ufite umusatsi usokoza nk'inyoni ya samusi. Yesu we uranegurana reka amakuru nk'ari hasi nayamenya ntabwo nagendana n'abantu bameze kuriya. Ugize ngo pera ko ndeba wiruka nk'umusazi usaze vuba habaye iki nta no gushaka no kudusuhuza yego Yesu ibyo byihoresha ntago uzahise igeze ahubwo buri umwe muri metero kandi mwambara udupfukamunwa kugira ngo tuvugane. ubundi bibayisanga hera ayego kumva mbabarira mbabarira umvire mu rugo ngenze bite umva umugabo wanjye ubu ngubu arenda kuza none umva umugabo wanjye asigaye agikunda kubi ubu ngubu mana we umva mbabarira utari asigaye agikunda kubi kandi agomba gusanga nagitunganyije. ati we giki ucyatse igiki kuca ibiti n'amabuye habaye iki? Umva ubu ngiye mu rugo narabikemuye. Ni amahirwe kubona warakemuye ibibazo byawe byo mu rugo rwose ariko wenda abona ukibifite hatari kabisa niyo mpamvu uri kwirukanka gutyo. Wapi mwana buriya njyewe cyarandyohanye ubu nta kare nkasanga mu rugo bagitunganye. Ugize ngo umugabo ashaka kubasamba. Ugize ngo umva nkurikije amasaha rwose ya saa moya njye nsigaye ntaha kare nkagifata kare rwose nta nibwo nkikunda. Umva cyambanye ubuki. reka nigendera niba ari uko nguko bimeze. nese isugenda ndagiye nyine asigara mu mirimo yawe ahubwo niba ari uko bimeze ukimuhatongera umwongere ngere Jesus is Lord. turashize Niko pira ibyo uri kuvuga uri muzima wasaze cyangwa uri kurota bimeze bite bro? Sha umva mbabwire rwose kambareke nigendere n'ubundi ntasanga cyahoze. Nyumvira ese uramuka uko byamugendekeye. ese ubwo mwaretse tukamukurikira ubundi tukareba icyo kintu. Renga turebe cyari cyari kuvuga. Wasanga yasaze ntago ari. Ni ukuri ko Imana hanavuye bashaka bateye bungaba. Wapi yagiteguye ngibiki. Urasa n'igiti. Sheri wiriwe. Wiriwe neza mbwa wanjye. Nizeye ko umaze kumenyera gutaha kwanjye ntangura ngo nayasaba moya. Yego sheri imaze kwimenyera rwose. Nisa rwose. Uraho neza. Akira. Ntaga tukamujya no. Kirehe. Wani kumva nkishaka, ndumva nkishaka rwose nizere ko bimeze neza. Sheri mumara rwose turahari kiratunganyije. None se sheri uragifatira hanze cyangwa mu nzu? Urashaka kujyana mu nzu ubundi ko turi twenyine nta hano. Sheri tujye mu nzu. Oya kimpere hano nta kibazo rwose. Njye kimpere hano ntari. Umugabo ashaka kubasamba. Rwose ugifatiye mu nzu rwose. Cyarangiye banyereka nkubwire. Jesus is Lord. Mana yanjye. Kirasa n'ikiryoshye noneho wagira ngo uburyo wagiteguraga ntago ari bwo wagiteguye mu uyu munsi. Ni ibisanzwe.
Bon appetit. mujye mubyihorera ubundi abagore bari barabyishe byinshi rwose. Asishuri basi watsinze ko mbona gishyushye. Oya ntukoreho rwose mbabarira ntukoreho kabisa rwose ahubwo sukamo n'ikindi hano sukamo hano ugomba kunywa bibiri hewa. Umugore mwiza kwera arategura. Ese burya ni igikoma.